Ese wigeze wumva umuntu avuga uti uyu mwana asa nka se ariko aseka nka nyina, ikindi kandi yitwara nka sekuru? Icyo gihe baba bashaka kugaragaza icyo abanyarwanda twita amasano. Mu yandi magambo nta wakwirengagiza ko imiryango dukomokamo dufite imimerere, imisusire, imitwe imeze kimwe, ndetse no ku maso hari abareba kimwe, yewe no kugera ku migirire. Icyo wakwibaza muri kano kanya nanjye ndimo kwibaza, ni gute umwana ashobora kugira isura, igihagararo nk'icya se, ariko akagira amatwi n'amaso biteye nk'ibya nyina? Igisubizo cy'ibyo byose kiri mu kantu gato cyane kazwi nka sipirale cyangwa se inziga ebyiri, ariko bita DNA cyangwa se DNA. Reka tubivugeho gusa. Bahaye ikaze muri uyu muryango mugari w'impamba y'ubwenge itajibora, aho ubuzima ari urugendo ariko si buri wese ujyana impamba, kuko hari n'abagenda bafite amaguru ariko badafite aho berekeza. Aha wageze niho twicara tugatwaza ubwenge, tukagurisha ubujiji, tukunguka ubumenyi bushingiye ku bushakashatsi ndetse n'amateka yo hirya no hino ku isi. Murakaza. Nimba ari bwo bwa mbere wisanze muri uyu muryango, kanda subscribe. Nge wumva nitwa 2MC, mbahaye ikaze. Acide deoxyribonucleique cyangwa se DNA igizwe n'uruziga rw'inyuguti enye arizo A, T, C, G zifatanyije mu buryo bwihariye zigakora uruziga rw'umurambararo bita double helix. DNA kandi ni molecule y'ingenzi ku buzima bwacu, kuko niyo itubwira byose nk'uburyo umubiri wacu ukora, uburyo tugira imiterere yihariye n'uburyo dutera imbere mu buzima bwacu. Ubyita uko ubishaka. Mu yandi magambo, DNA ni igitabo cy'amabwiriza kiri mu ngirabuzima fatizo bwacu cyangwa se utunyangingo seri. DNA igizwe n'urukurikirane rw'utunyangingo twitwa nucleotide, aho buri nucleotide igizwe na phosphorate n'igisenge cy'amapine cyitwa base kigizwe na za nyuguti enye arizo tumaze kuvugaho mu kanya. Reka tuzisobanure. A isobanura adenine, naho T igasobanura thymine, naho C ni cytosine, naho G ni guanine. Iyi molecule ifite umurongo wa spirale ugenda uzenguruka double helix, ikaba kandi imeze nk'ururimi rw'ikirere cyuzuyemo amabwiriza. Akamaro ka DNA mu mubiri. DNA ni igisekuru cy'ubuzima, kuko niyo itanga amabwiriza yo gukora poroteyine mu mubiri, kuko poroteyine nizo zigenzura byose mu mubiri, nko guhumeka, gukura, kurwanya indwara ndetse no gutuma ubwonko bukora neza. Icyo ugomba kumenya, nta bantu babiri batandukanye bafite DNA imeze kimwe, uretse abana babiri b'impanga bavukiye mu igi rimwe ryatewe n'intangangabo imwe, maze iryo gi rikigabanyamo ibice bibiri. Aha iyo bigenze gutya, abana bashobora kugira DNA imwe. Gusa aha naho hashobora kubamo impinduka ntoya. Mu gihe uturemangingo twabo dukura, dushobora gutandukanya DNA yabo ho gatoya. Izi mpinduka zishobora gutuma bagira uburwayi butandukanye cyangwa se uburyo bagaragaramo butandukanye, ariko bakagira DNA imwe hafi gato 100% kubera izo mpinduka. Gusa ku mpanga zavukiye rimwe ariko zidasa, zavuye mu magi abiri atandukanye yatewe n'intangangabo ebyiri, aba bo baba bafite DNA imeze nk'iy'abandi. 50% y'umubyeyi w'umumama na 50% y'umubyeyi w'umupapa. Ni ukuvuga ko bavuka mu nda imwe ariko badasa 100%. Niyo mpamvu ibizamini bya DNA bikoreshwa mu kumenya ababyeyi n'isano ihuza umuntu n'undi, ndetse no gukurikirana ibyaha. Nk'uko tumaze kubibona, DNA ni icyiciro cy'ubuzima bwacu, ni software y'umubiri wacu itubwira uko tugomba gukora, gukura no kubaho. Muri kano kanya ushobora kuba urimo kwibaza uti, ese DNA yamenyekanye ite? Mu buhe buryo? DNA yamenyekanye mu buryo bw'ibanze mu kinyejana cya 19 no mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20. Ariko igitekerezo cy'uko hari ikintu kigenzura imiterere y'uturemangingo
cyatangiye gukura mu myaka y'igihumbi kimwe magana inani mirongo itandatu no mu gihumbi kimwe magana inani mirongo itandatu n'icyenda. Umugabo w'umushakashatsi wo mu Busuwisi witwa Frederic Michel niwe wabonye DNA bwa mbere mu turemangingo. Uyu mugabo yavutse mu gihumbi kimwe magana inani mirongo ine na kane. Birumvikana ko yavukiye mu Busuwisi, gusa yaje no gupfa, nzababwira ku mateka ye. Uyu mugabo yari umuhanga mu binyamubiri n'imisemburo aribyo bita biochemiste. Icyo gihe ntiyari azi ko yavumbuye DNA, kuko icyo gihe icyo kintu ntibakitaga iryo zina, ahubwo yaje guhita abyita nucleine kubera ko yabikuye muri nucleus y'uturemangingo. Iryo jambo nucleine niryo ryaje guhinduka nucleic acid, DNA tuzi ubu ngubu. Icyo gihe rero uko yaje kubigenza akoresheje amaraso yera cyangwa se amashyira, reka tubyite gutyo, avuye mu bipfuko by'ibikomere by'abarwayi, yabashije gutandukanya imyanda y'ibinyabutabire birimo phosphorus inyuranye n'ibigize poroteyine. Uyu mushakashatsi yise iyo molecule nucleus ariyo ADN y'uno munsi cyangwa se DNA, uduce tw'uturemangingo tw'abantu n'inyamaswa turimo amakuru. Gusa Michel ntiyigeze amenya icyo DNA ikora, yabonye gusa ari molecule kandi ikomeye mu ngirabuzima fatizo cyangwa se mu turemangingo. Reka noneho turebere hamwe imiterere n'akamaro ka DNA. Igihumbi kimwe magana kenda na cumi n'igihumbi kimwe magana kenda na mirongo ine, abashakashatsi batangiye kumenya ko DNA ari ikintu gikomeye mu kuranga umuntu ku giti cye, ariko abenshi muri abo batekerezaga ko poroteyine arizo zifite amakuru y'ubuzima, ngo naho DNA akaba ari ibintu bibumbiye hamwe. Mu gihumbi kimwe magana kenda mirongo itanu na gatatu, abashakashatsi barimo uwitwa James Watson na Francis Crick, abo bombi basanze amakuru bafatanyije n'akazi ka Rosalind Franklin. Ifoto ye ya X-ray yaje kwerekana imiterere ya DNA, bemeza ko DNA ifite imiterere ya double helix. Ibi byatumye abantu basobanukirwa ukuntu DNA ikora replication, ikabirika amakuru kandi ikanatanga amabwiriza yo gukora proteine. Mu gihumbi kimwe magana kenda mirongo itandatu n'igihumbi kimwe magana kenda mirongo irindwi bahinduye amateka y'ubuvuzi n'ubumenyi. DNA yabaye igikoresho cy'ingenzi muri biotekinoloji mu gukurikirana imiryango, ibyaha ndetse no kumenya indwara ziterwa n'ihindagurika ry'imyirondoro y'uturemangingo. Mu magambo make, ibyo wibazaga kuri DNA cyangwa se ADN yabonywe igihumbi kimwe magana kenda mirongo itandatu n'icyenda na Frederic Michel. Uyu mugabo ntumwibagirwe. Naho imiterere ya spirali cyangwa se double helix yemejwe igihumbi kimwe magana kenda mirongo itanu na gatatu na Watson ndetse na Crick. Guhera icyo gihe kugeza na n'ubu, DNA yabaye icy'ingenzi mu kumenya ubuzima, imiterere y'abantu n'ubuvuzi bugezweho. Ushobora nanone kubura kwibaza icyo DNA ikora ku buzima bwacu. Icyo wamenya ni uko DNA ifite akamaro kanini ku buzima bwacu, kuko ari igitabo cy'ubuzima bwacu. DNA ni molecule ikubiyemo amabwiriza yose y'ubuzima bwacu, inagena kandi imiterere y'umubiri wacu nk'amaso, uruhu, imisatsi, imiterere y'uturemangingo ndetse n'uburyo ibice by'umubiri bikora. Iyo niyo mpamvu umuntu wese afite genetic identity cyangwa se imyirondoro yihariye itandukanye n'iy'abandi bantu. Nanone kandi DNA igenzura imikorere y'uturemangingo cyangwa se ingirabuzima fatizo zacu, kuko DNA itanga amabwiriza yo gukora proteine ari nazo nzego mu mubiri wacu. Nanone proteine zifasha mu gukurura no gusana ibice by'umubiri, kurwanya indwara aribyo bita ubudahangarwa, ndetse no gutuma ubwonko bukora neza, guhumeka, igogorwa ry'ibiryo, imikorere y'umutima ndetse n'imyakura. DNA ni umusingi w'ubuzima bw'ejo hazaza, kuko ishobora kwigana cyangwa se kwisubiranya aribyo bita replication, kugira ngo ishobore guhinduka mu turemangingo cyangwa se mutation. Muri DNA bishobora guteza impinduka nziza
nk'ubushobozi bw'umubiri mu guhangana n'indwara. Gusa iri hinduka rishobora guteza n'ingaruka mbi nk'indwara zituruka ku mpinduka zidakenewe. Iyi niyo mpamvu kwiga DNA bifasha mu gusuzuma indwara, kuvura kanseri no gukemura ibibazo by'uturemangingo. Ku birebana n'ibyitwigisha ku miryango yacu, DNA niyo ituma tumenya abana bacu mu buryo bwihariye. Igena ubwenge n'imikorere y'ubwonko, imiterere y'umubiri ndetse n'imyitwarire mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibi kubimenya bidufasha kumva ukuntu tumenywa n'imiryango dukomokamo, kandi bikadufasha mu buvuzi n'inyigisho z'ubuzima. Mu yandi magambo, nk'uko twabigarutseho, DNA ni umusingi w'ubuzima, ni software ya buri muntu itubwira uko tugomba gukora, gukura no kubaho neza. Ushobora nanone kuba urimo kwibaza uti ni gute havuka umwana w'umukobwa cyangwa se umwana w'umuhungu? Ese ni gute bashobora kubona ubwoko bw'umwana atari yavuka, nko kuvuga ngo ni umukobwa cyangwa umuhungu? Reka noneho aba ari byo tuvugaho. Ubwoko bw'aba bombi, umukobwa n'umuhungu, bumenyekana hakoreshejwe DNA, by'umwihariko uturemangingo two mu gitsina, sex chromosome. Icyo wamenya kuri koromozomu z'igitsina, buri muntu agira koromozomu 46 mu ngirabuzima fatizo ze. Muri izo 23 zituruka ku mubyeyi w'umugabo n'izindi 23 zigaturuka ku mubyeyi w'umugore. Muri izo koromozomu iya 23 niyo igena igitsina. Iyi ni sex chromosome. Umukobwa agira XX naho umuhungu akagira XY. Iyo bari mu bikorwa byo guhuza ibitsina, umugore atanga X gusa kubera ko afite XX, naho umugabo agatanga X cyangwa Y kubera ko afite XY. Ibi ngibi iyo bibaye, intanga z'umugabo zigasohora X gusa kubera ko umugore afite XX, havuka umwana w'umukobwa. Naho iyo sperm y'umugabo itanze Y, havuka umwana w'umuhungu. Nanone mu gupima cyangwa se gusuzuma DNA y'umwana uri mu nda, abashakashatsi bareba koromozomu ya 23 nimba babonye ari Y, koromozomu umwana bari umuhungu. Nimba bapimye bakabona nta Y babonye, umwana bari umukobwa. Mu yandi magambo, X na Y ni inyuguti za DNA zigenzura igitsina. Rero uko intanga z'umugabo zigenda zirekura X cyangwa Y, niko hamenyekana igitsina cy'umwana. Ndakeka noneho wamaze gusobanukirwa. Reka noneho twivugire ku kuntu DNA ikoreshwa mu gukurikirana no gutahura ibyaha. Icyo ugomba kuzirikana ni uko buri muntu wese agira DNA itandukanye n'iyundi, uretse abana b'impanga bavuye mu igi rimwe, twigeze kubivugaho. Rero igikorwa mu gukurikirana ibyaha, abashakashatsi bafata DNA yasigaye ahabereye ibyaha, nk'amacandwe, imisatsi ndetse n'aho wakoze hose. Aho hose ashobora kuboneka DNA zawe. Rero ibyo iyo bimaze gukorwa, DNA y'ukekwa yabonetse aho habereye ibyaha igereranywa n'uwo urimo gukekwa, byahura bikaba bigaragara ko ari we wabigizemo uruhare. Ibi ngibi icyo byafashije cyane ni ugukemura ibyaha birimo n'ubwicanyi, gufata ku ngufu. Ikindi byafashije ni ukumenya abantu bapfuye batazwi bakamenyekana. Mu yandi magambo, DNA ifatwa nk'ikarita itabeshya mu gutahura no kwemeza ukuri. Tuvuye kuri ibyo ngibyo kandi, kugira ngo usobanukirwe neza, ushobora gusigarana iki kibazo kigira kiti: ese iyo tuvukana ku babyeyi bombi duhuje DNA? Ibyo nibyo, kuko DNA igira ibice byinshi bihuriyeho, kuko mwese muvukana kuri mama 50% no kuri papa 50%. Twari twigeze kubivugaho. Niyo mpamvu abavandimwe bashobora gusa mu maso, imyitwarire, ariko ibyo nubwo bishoboka, ntibaba bafite DNA zihuye 100% uretse abana babiri b'impanga bavuye mu igi rimwe. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo abavandimwe basangiye ababyeyi, bafite DNA ihuriyeho ku rugero runini, ariko buri wese agira ibimuranga byihariye.
Nanone ushobora kuba uri gutekereza uti ese ba bantu babyara abana bakabihakana iyo bapima DNA bagendera kuki? Ushobora no gukeka ko baba babirebera ku maraso. Nimba hari uri kwibaza kuri ibyo, reka tubivugeho. Rero mu busobanuro bwimbitse kuri iki kibazo, iyo bapima DNA y'umwana n'umubyeyi, paternity test, aha wibuke ko umwana aba afite 50% by'umubyeyi w'umumama na 50% kuri papa. Rero abashakashatsi bafata icyitegererezo cya DNA y'umwana n'iya nyina ndetse n'iy'uwo ukekwa kuba se w'umwana, bakareba gene z'umwana ndetse n'izuvugwaho kuba se w'umwana, bakazipima, basanga bidahura n'aba ari se w'umwana. Basanga bihura, icyo gihe aba ari se w'umwana bidasubirwaho. Muri uko gupima hifashishwa amaraso, amacandwe, insina z'imisatsi. Ibyo byose bikifashishwa kugira ngo bavaneho DNA. Nanone ushobora kuba urimo kwibaza uti ese abantu bagira DNA zihuye? Ibyo urimo kwibaza muri kano kanya ntabwo ari byo, gusa twavuze ko buri muntu agira DNA ye yihariye. Icyo ugomba kumenya, abantu bahuriye ku kuba gusa bafite igishushanyo kimwe cya DNA, double helix ndetse n'amabwiriza y'ingenzi y'ubuzima. Gusa kubera urutonde rwa za nyuguti twigeze kuvugaho enye, A, T, C, G, nizo zituma dutandukana. Rero uburyo DNA y'umuntu yihariye nibwo butuma bamenya umwana, ababyeyi no gukurikirana ibyaha. Gusa ku rundi ruhande, uwibwiraga ko amaraso afite aho ahuriye na DNA nubwo nayo yifashishwa, icyo wamenya, amaraso atandukanye na DNA. Gusa ubwo dukomoje ku maraso, reka tuvuge ku moko y'amaraso. Blood group igaragaza urwego rw'imisemburo iri mu maraso, antigens. Icyo ugomba kumenya, amoko manini y'amaraso azwi nane. Ubwoko bwa mbere ni A, ubwoko bwa kabiri ni B, ubwoko bwa gatatu ni AB, ubwoko bwa kane ni O. Ayo moko tuvuzeho kandi aherekezwa n'ibimenyetso birimo plus cyangwa se guteranya ndetse n'ibimenyetso birimo minus, gukuramo. Nk'urugero, A plus, A minus, B plus, O minus, AB plus. Naho ku bigendanye n'iyi ngingo turimo kuvugaho, ntabwo amaraso yagaragaza se w'umwana cyangwa mama by'ukuri ku kigero kinini. Icyakora ashobora kwemeza ko uwo atari se nimba ibintu rwose bidahura, ariko nanone ntashobora kwemeza neza 100%. Icy'ingenzi tugomba kumenya nuko DNA yemeza ubuvandimwe, ise cyangwa mama w'umwana, ku cyizere cya 99.99%. Gusa mu ncamake, iyo bapima umwana n'umubyeyi, bareba gene 50% umwana avana kuri se, si mu maraso. Gusa icyo wamenya, DNA ni irangamuntu itabeshya, naho amaraso ni ikintu cyoroheje kidatanga igisubizo gihamye. Wigeze kumva mvuga ijambo gene? Gene ni igice gito cya DNA gikorera ku murongo runaka, kigizwe n'urukurikirane rw'inyuguti enye. Higeze kuzivugaho ishuri irenze imwe, gusa ku batazibuka ni A, T, C, G, adenine, thymine na cytosine. Kandi iyo gene niyo itanga amabwiriza yo gukora poroteyine imwe runaka. Kandi wibuke ko poroteyine arizo zikora byose mu mubiri, zituma tugira amabara y'amaso, uburebure, uburyo duhumeka n'ibindi. Rero tekereza DNA nk'igitabo kinini, naho gene ni nk'udupande tw'inkuru ziri muri icyo gitabo, aho buri gice gisobanura uko buri gice cy'umubiri kigomba gukora. Mu ncamake, gene ni agace ka DNA gafite amabwiriza yihariye agena imiterere cyangwa imikorere runaka y'umubiri. Reka noneho tuvuge ku kuntu gene ishobora guhindura ubuzima bwa muntu. Noneho tekereza ku muntu ufite ubuzima busanzwe, agenda mu nzira, arya, aseka, akora,
ariko mu mubiri we hari agace gato cyane k'inyuguti za DNA kitwa gene kagena byinshi ku buzima bwe. Uru rugero rwerekana ukuntu gene ishobora guhindura ubuzima bwose bw'umuntu. Gene ni nk'utuzu tw'amabwiriza kubatsemo igitabo cya DNA. Buri gene ifite inshingano yayo. Hari igena amabara y'amaso, indi ikagena amabara y'uruhu, indi ikagena uburyo amaraso akora. Ariko se bigenda bite iyo gene imwe ihindutse nabi? Hari gene izwi cyane yitwa HBB gene ishinzwe gukora hemoglobine, poroteyine itwara umwuka mwiza ariwo bita oxygene. Uwo mwuka ikawutwara mu maraso yacu. Rero iyo HBB gene ikora neza, umuntu agira amaraso akomeye agasunika oxygene neza mu mubiri. Ariko iyo akoze mutation cyangwa se guhinduka gato, hemoglobine ihinduka nabi. Uduce tw'amaraso tugahinduka nk'udukoni duto dufite ishusho ya S. Ibi bigatera indwara yitwa sickle cell anemia, aho umuntu ahora arwara agahora ananiwe, rimwe na rimwe bikaba byamuviramo n'urupfu. Tekereza rwose, agace gato ka DNA k'inyuguti nke cyane niko gashobora kwemeza ko umuntu azagira ubuzima buzira umuze, cyangwa se kakemeza ko umuntu azagira ubuzima bwuzuyemo uburwayi n'umubabaro. Hari indi gene izwi cyane yitwa BRCA1. Iyi yo ikora neza irinda ingirabuzima fatizo gukura nabi, ariko ihindutse nabi igira uruhare rukomeye mu gutera kanseri y'amabere ndetse na kanseri y'inkondo y'umura. Abagore bafite iyi gene yahindutse baba bafite ibyago byinshi byo kurwara kanseri. Niyo mpamvu hari abahitamo kuyisuzumisha hakiri kare kugira ngo bafate ingamba. Gusa uyu munsi DNA ikoreshwa mu gusuzuma indwara zitaragera kure. Urugero, gusuzuma kanseri, indwara z'amaraso cyangwa se indwara zituruka mu miryango. Uyu munsi abahanga batangiye gukora imiti ishingiye kuri DNA ya buri muntu. Ibi bivuze ko mu minsi iri imbere buri wese ashobora kuzajya ahabwa umuti ugendanye n'imiterere bwite ya DNA. Uyu munsi kureba inkomoko n'amateka y'abantu biroroshye cyane, kuko DNA ikoreshwa mu kugaragaza aho umuntu akomoka, abavandimwe be batandukanye, ndetse n'ahantu isano ye ihuriye n'abantu bo hambere. Ejo hazaza abahanga bamaze kubona uburyo bwo kuzakosora cyangwa guhindura DNA. Ibi bivuze ko indwara zimwe na zimwe zituruka mu miryango, genetic disease, zishobora kuzakosorwa mu bihe bizaza. Ejo hazaza hari n'abavuga ko bizashoboka kongerera umuntu imbaraga, ubwenge, cyangwa kumurinda gusaza vuba binyuze mu guhindura DNA. Ejo hazaza DNA ishobora kuzaba urufunguzo rwo kumenya icyatuma umuntu abaho imyaka myinshi cyane atarwara cyane, kuko azaba ashobora gukosorwa buri gihe. Ejo hazaza birashoboka ko hazakorwa ibindi biremwa bishya nk'ibihingwa cyangwa se udukoko. Ibi bikazaba bikozwe mu buryo bushya bwa DNA kugira ngo bifashe mu kurwanya inzara, indwara ndetse n'imyuka mibi. DNA iri mu by'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi mu hazaza izaba urufunguzo rukomeye mu kugena icyizere n'icyerekezo cy'ikiremwa muntu. Nimba tugeranye ku musozo w'iki kiganiro, reka ngire icyo nkwibariza. Ese gukosora DNA y'umuntu biramutse byemejwe, nawe uri muri abo ngabo bajya gukosoza? Ese byaba ari ugukina n'Imana? Ese mu gihe kizaza birashoboka ko hazaba hari abafite DNA nziza n'abandi babarirwa mu bazaba bafite DNA mbi? Shyira ibitekerezo byawe aho hasi muri komenti. Gusa DNA si ubumenyi gusa, ahubwo ni umutima w'ubuzima bw'ikiremwa muntu. Naha dushoreje ikiganiro cy'uno munsi. Nitwa 2MC. Ndabashimiye.